gaze wayituritsa umuriro ukawurenza cyangwa ukanashyushya amavuta akarenga gaturika ibyo ari ibintu wateguye kubera ko Bowazi yaramenyere kurya amafaranga y'aba diaspora yamenyere kurya amafaranga y'abantu ibyo byose akabikora ari ukujya bamwongera ndi wenda abantu bataza ko bango turimo turashinyagura mu rugo kwa Bowazi ariko ntabyo gushinyagura ntabyo gushinyagura none se abakozi b'Imana beshi bafite imitwe nawo bakura mu cyaro se bakamuzana Kigali dukura abantu mu bujijo umuntu agapfuka bakaza mu mbago cyangwa mu kagara ari muzima bagakora ibitangaza bya pirate babandi bishyura none se babataniye n'uyu nguyu Joshua wazenda agakora bira n'urugero uyu nguyu twari tubonye muri Ararumbe ntaho byatanira yangewe hari ikintu nibaza urabona we avuga yuko ngo yagiye kubona utuntu tw'umuriro turimo turashabira ku muryango agiye kubona ngafata ngagahinja ngakarakanaga wanagura uruhinja n'uruvuna ibintu ngo byahiye ese reka nkwibarize ubundi rye ikibazo nibaza ngiye nuko natagize amahirwe yo guterayo kamera ngo ngeyo nanjye mbyirebere gutya live ngewe ahubwo cyangwa sinzi uburyo Bowazi yageze gereza akongera agahita afungurwa ngiye nabigizeho ubwoba ngewe nteke etabazabo osekarabremene foko trebele han maigra hetina sanda manga zariba shine kotrebe fine grome her my cream imbaraga z'Imana imbaraga z'izuri imbaraga zibesha nizo duhamagaye ngo zibane natwe muri iki kiganiro tunatareje imyuka yose mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu turavuze ngo imbaraga z'Imana no kwera kw'Imana kuboneke amen amen hanyuma umukozi w'Imana Samu Imana iguhumugisha tumaze iminsi tumeze nkaho tutari kubonana ariko cyane cyane nge nari maze n'iminsi ntari kuza kuri mikoro yego ariko ngira ngo wenda nanakubaze ku bijyanye n'iyi mihanda muri iyi minsi uko bimeze ko abantu benshi bagiye bakamurwa no kumva ngo abakozi reka tubasuhuze kandi tubifuriza amahoro tubifuriza ibihe byiza mwebwe mudukunda kandi mudukurikirana umunsi ku munsi twizere ko aho muherereye mwese muri amahoro kandi mushima Imana hanyuma wowe udukurikirana uri hanze y'u Rwanda reka tuvuge ngo Imana iguhumugisha nawe udukurikirana uri hano mu Rwanda hanyuma nawe Imana iguhumugisha dushimire bantu badahwema kudushyigikira bakora subscribe kugira ngo ibiganiro dukora umunsi ku munsi bibagereho hanyuma ngira ngo wo mwumva kuri mikoro niza kari cyangwa bicyahe nk'ibisanzwe murabizi ko inshuro nyinshi tubazanira ibiganiro cyane cyane twibanda mu iyobokamana kugira ngo abantu b'Imana barusheho kugenda babohoka ndetse bahembuka bagirirwa neza n'Imana uyu munsi rero turi kumwe n'umukozi w'Imana turi kumwe na Prophete Samu uraho neza mukomere Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe n'amahoro n'amahoro dashimye muraseka ngo doye adiboneza bitamavuta mbanishimye cyane amavuta y'Imana kuri hanyuma dutangiye turimo duseka ariko ntacyo bitwaye hari abantu bashaka kuba bakubonye ari ubwa mbere hano kuri Fame TV hanyuma turagira ngo byibura ubanze bibwira abakunzi bacu okay Joseph kuri Fame TV murakoze cyane kudutumira asubwa mbere duciye kuri Notion mu by'ukuri ndishiti yanyu nitwa Samson abakunzi badukurikiranye batubonye bwa mbere burindwi ndo wa karindwi hanyuma nari nifuje ko nza kuganira n'abakunzi banyu cyangwa se banjye kugira ngo uyu munsi tuze kubana mu kiganiro yego rero ndi single na mugore mfite kandi nicyo gihe cyo kugira ngo Imana insubize inabare mu yandi magambo hanyuma mu yandi magambo uragira uti abantu bagiriye reko bari ntago mvuga ngo baritambutse nk'aba bandi oya ntago nshaka ko ngiye umugore yambwira ko nkunda ahubwo ngiye namubwira ko mukunda ngiye ndarebye nkabona ndanyuzwe n'ibyo nifuza ku mugore tuzabana ngiye ubwanjye namubwira I love you kandi atekereza ari Imana ibirimo byacamo yego hanyuma Samu rero twari tumaze iminsi tutabonana ariko tugeze gutya tugusanga hano kuri Alarme
kuri Haruna ariko rero mu kanya nabonaga hari kubera ibitangaza. Ibitangaza nanjye ndumiwe mbonye ngo umugabo utanga amafaranga ngeze ngo ni Messi ariko Imana ibizi. Abantu benshi rero bashobora kuba banemeye. Ikigaragara bemeye ariko nyine ni Imana ibizi nimba ko ari atanga by'ukuri kandi n'umutima ni ubizi. Ariko nyamukuru kubo twahuye nabo batuganirije batubwiye ko ari ukuri. Atanga amafaranga agakora ibitangaza kugira ngo nanjye narebe. Yitwa impano y'Imana uriya mugabo ndamuzi kuko tumaze iminsi tumubona nanjye nk'umuprofete nari navugaga ngo ese nzahura nawe mubone nanjye numiwe pe. Akoze ibitangaza nawe urumirwa. Nanjye ndumiwe. Hari abantu batajya bemera ko biriya bintu bibaho. Ya biriya bintu waragira ati wabonye ko yanasenze nkuko dusenga nk'abakozi b'Imana. Wabonye ko yanasenze icyo atavuze ndanuguhanura vuga ngo Imana iravuze ariko numvise avuga mu izina rya Yesu ndetse numva avuga Imana. Rero ni wamenye Imana avuga ari iyihe niba ari iye y'ukuri cyangwa se ari muhisha ayo mafaranga. Ntabwo mbizi kandi njyewe ikiriho njye nizera Imana imwe gusa ya Israheli. Imana yambukije abisirayeli inyanja itukura. Iyo niyo Mana njyewe nje kubwira abantu. Numva aho ngaho twagarukira aho ngaho. Aretse nkakubaza se. Oya nyamakuru ndabizi ko mujya mwinjira. Ibyo nabonye nanjye nibyo narimvuzeho ariko komuteri reka twivugire ku jambo ry'Imana ry'uyu munsi. Hanyuma mbere yuko twinjira mu kiganiro ndagira ngo ubanze usenge Imana. Hanyuma numara gusenga nyirizina twinjire mu kiganiro. Mana yacu Mana nziza Mana ihoraho Mana ivuga bikaba itegeka bikomera Imana ndiho Imana yacu Imana rurema Imana ikinga ntagira ukingura Imana yimura imisozi itabimenye warangiza ukayibikana uburakari ndavuze ngo ubwame bwawe nibuze dostai bene gre my grandson my gremet and the cause mene kirede sharimora sasma etaba zabo osikarabrime ne foko tribele han my gra hetina sanda manga zariba shaine kotre be fine grome her my grimi imbaraga za Imana imbaraga zizura imbaraga zibesha nizo duhamagaye ngo zibane natwe muri iki kiganiro tunatareje imyuka yose mibi y'abadayimoni mu izina rya Yesu turavuze ngo imbaraga z'Imana no kwera ku Imana kuboneke amen. Amen. Hanyuma umukozi w'Imana Samu Imana iguha umugisha. Tumaze iminsi tumeze nkaho tutari kubonana ariko cyane cyane nge nari maze n'iminsi ntari kuza kuri mikoro. Yego. Ariko ngira ngo wenda nanakubaze ku bijyanye n'iyi mihanda muri iyi minsi uko bimeze ko abantu benshi bagiye bakamurwa no kumva ngo abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana iyi mihanda turi guti kuzo. Kigaragara turi guti kuzo turi kwiyandagaza kandi bitakabaye ngombwa ko twandagara. Ariyo mpamvu mbwira ko abakozi Imana bagomba kugarukiraho nanjye ndimo. Tugarukiraho kugira tuba ikibazo ku bantu tubabera ibisubizo. Niba uyu munsi none uri wari umuhanuzi uyu munsi none ukaba uri kuza kuri kamera uvuga ngo wapfubura abagore bangaye ngo oya aho ni umwuka w'abazimu. Uyu munsi none aho tugeze twarakoreye Imana turi kuhagera turi kwandavura ntabwo bikwiriye. Rero icyo kintu ku mihanda kirahari cyane kirahari kabisa kuko urabona ko abantu benshi bafite ibikomere cyane cyane bijyanye n'iby'abakozi b'Imana bagiye bagaragara kandi kuri social media. Rimwe na rimwe hari abantu bavuga ko social media yaje kugira ngo igaragaze umukozi w'Imana. Rero ikintu numva nakubwira twebwe Imana yatuzanye kuri kamera kugira ngo tubwirize ubutumwa. Tuhageze twibagirwa intego y'icyari kituzanye aho kugira ngo tuvuge Kristo turivuga ubwacu kugira ngo twamamare. Ese ikiro no kukwivuga kujya ubu umusitari wabonye uriya mutipe weje ubundi bafunze wavuze ngo yanyweye amaraso ya Theogene ngo yageze muri RIB ngo arangije ngo baramubaza ngo aravuga ngo nagira ngo menyekane ngo yagira ngo yibonere hit ngo hit niko mwana bica ubu nawe koko uwaza ari kugira ngo urye hit koko ujya gukina ku mugore w'abande mama pasiteri umupfakazi umubyeyi ubabaye ufite ibikomere ngo ugere kugira ngo umuryeho hit wenda reka tureke kuvuga wenda Noheli we yaramaze kuvuga ko amukunda ariko sura yarakwiye kuza kuvuga biriya bintu. Ariko biriya bintu biravugwa yuko ngo ari nk'umuntu waba waranamushotse. Iri ni content bateguye ahubwo sinzi kuba wowe nawe nubwo banzanye kuri kamera kugira ngo nk'iki kiganiro 10,000 wakamaye bikaba byanshyira muri nyuma mbere y'amasela beto muri risk nkajya mageragere nkakatirwa imyaka nakanaza umubare
umusore muto nkanjye ukeneye kubaho, ukeneye kurera umwana nabyaye, ariko uyu munsi ngasanga ndi kwandagara, ntabwo bikwiriye. Ukibaza ukuntu umuntu aza agakereya content nk'iriya yo kuza kuvuga ibintu nka biriya binateye ubwoba, binakura abantu imitima ku rwego abantu bibaza ese kuko uyu muntu aratekereza. Uriya ni umwuka w'abazimu. Icya kabiri ni ukubura ubwenge. Uriya mukozi w'Imana, reka niba ndavuga ko ari uw'Imana, kandi we yaraje avuga ko yari afite misiyo ya shitani, ubwo twavuga ko ari umukozi w'Imana. Ahubwo hari igitangaza gikomeye gishobora kubaho, nko mu bapasitori 10 yavugaga yakoranaga nabo, nk'ubu ngo akagira uvuga ati nanjye nderetswe mu gitondo wenda nje kuri kamera nanjye mba umusitari, uwo nawe bamukwega babandi yavuze, cyangwa se ashobora kuzageragereza nk'uko uriya ariyo bakamukubita, wenda n'ugene nimba babakubita bamuhata igiti, nge sindafungwa, bamuhata igiti ati na wenda nabicyaye twari kumwe, wenda na Samson datware kumwe, utekereza ko bataguhitana nawe bakujyana ukajya kurya igiti. Rero mu yandi magambo, Imana yaduhaye kuba twamenya ubwenge, ariko tubura ubwenge. Imana niba ushaka kubura umukozi w'Imana uri umuvuga butumwa, ariko utagira ubwenge butekereza, ese umutwe wa ni watermelon? Ni igihaza kiraho kitabasha kureba ngo uvuge ngo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda no kuhangara umuntu ukamutuka baraguhana igitutsi kimwe gusa. None hibaze undi watingiye nanyweye amaraso, buriya ni ubushenzi, ni ububwa, ntabwo bikwiriye mu bahanuzi. Undi nawe araciye ejo bundi, Bowazi. Kenshi twari baje kuvumbura ko iriya ngo yari content yo kwitwika. Ya nawe ntugakabye. Bowazi arafunguwe ari mu rugo. Ntabwo yurakoze. Buriya nkubwire ko Bowazi birashoboka ko amafaranga yabonye aramushiranye. Yego? Agahita ategura content n'umugore. Bamara gutegura ko ngiye niyo makuru mfite namenye. Content bamaze kwitegura, bashobora kuba baratwitse utuntu duke. Ngo bavuze induru wenda akaramara idahiye. Hamare kuyatwika ifatwa byose, none na radio zirashya n'intebe zirashya. Kwa kundi utema igiti ugize ute ukicayemo ukiyahura. Ibyari ireba Bowazi ubwe yahiyaha, yahiye mu maso. Bowazi mwibuke ko inkuru yasohotse n'iminyamakuru mwanditse, mwavuze ko Bowazi yashatse gutwikira umugore mu nzu ku mwana atari uwe. Ariko bura basanga Berize wibuke ko we ngo yagiye ararira, aravuga ati mumbabarire mutware rwose niyabishakaga na nyirabukwe. None ko byanditswe bivuga ko Bowazi ari washatse kotsa umugore, ni zihe mbaraga Bowazi zamufashe umugore akajya gusabira imbabazi umugabo? Urakeka ko byaba byaragenze agateguro, umuntu agategura kwitwika mu nzu, nagateguro umuntu ashobora gukina gutega baravuga ngo umutego mutinde ushibukana nyirawo. Uwo akaba yarakoze biriya yuko azashya duke inzu yose kagurumira. Ahubwo ngewe ndi nka nyirinzu, ngewe na wanyishyura inzu yanjye. None ko bavuga ko ari gaze yahiye, ariko isha yose gaze nago yakwituritsa. Hati niturika ituntu dukenya turaza kongera tuzimye. Ukatangira uzi kuza kuzimya ibyo nkore kuzimisha amazi bisanzwe, ugazangazemo kizimya mwoto. Hari ikibazo nibaza. Urabona mu by'ukuri madamu Berize yavuze ko ngo yararyamye ari mu cyumba ngo akajya abona utuntu tw'urudushashingo turimo dushabira. Umugabo se yarari? Umugabo yarari bari kumwe mu cyumba. None se nyine niba bari kumwe, ariko n'ubuteguro babateguye. None cyari kintu nibaza, ubundi gaze igiturika itari kwaka birashoboka se iyo batubwira ngo umukozi yaratetse noneho gaze iramuturikana inzira shya? Kuko ngiye sintekereza ko niyo gaze yatumukiye mu nzu hatabayeho ikintu cya siriko y'umuriro, ngira ngo gaze ntiyaturika. Yego, ariko bo bavuze ko yatwitse umugore mu nzu, ariko nagateguro kariye gaze wayituritsa umuriro ukawurenza, cyangwa ukanashyushya amavuta akarenga igaturika. Ibyo ari ibintu wateguye, kubera ko Bowazi yaramenyere kurya amafaranga y'aba diaspora, yamenyere kurya amafaranga y'abantu. Ibyo byose akabikora ari ukujya bamwongera ndi. Wenda abantu bataza ko bango turimo turashinyagura mu rugo kwa Bowazi bahuye n'ibyago. Ntabyo gushinyagura. None se abakozi b'Imana beshi bafite imitwe, nawo bakura mu cyaro se bakamuzana Kigali, dukura abantu mu rujijo.
umuntu agapfukama bakaza mu mbago cyangwa mu kagara ari muzima bagakora ibitangaza bya pirate babandi bishyura none se babataniye ihene uyu nguyu Joshua wazenda agakora bira n'urugero uyu nguyu twari tubonye muri ararume ntaho byatanira oya ngewe hari ikintu nibaza urabona we avuga yuko ngo yagiye kubona utuntu tw'umuriro turimo turashabira ku muryango agiye kubona ngafata ngagahinja ngakarakanaga wanaga uruhinja n'uruvuna ibintu ngo byahiye ese reka nkwibarize ubundi rye ikibazo nibaza ngiye nuko natagize amahirwe yo guterayo kamera ngo ngeyo nanjye mbyirebere gutya live ngewe ahubwo cyangwa sinzi uburyo Bowazi yageze gereza akongera agahita afungurwa ngewe nabigizeho ubwoba ngewe ntekereza yuko impamvu Bowazi yafunguwe umugore yagiye kuvuga ko urabizi ko Ndahiro Papi Valence yakoze inkuru avuga ko Bowazi yashakaga gutwikira umugore mu nzu yego Claude nawe iyo nkuru ayikoraho ese iriya nkuru ukimara kuyumva wibaho rigeze yumva neza nyuma yaho afungurwa nge narayikurikiranye kuri za yafunguwe none se mbwira wowe turi kuganira mu kiganiro Bowazi avuga ko katashatse gutwika umugore we kandi bavuga ko bamubeshyera ngo nibyo bavugaga ngo byuko ngo umwana atari we ngo cyane ko yavuga ngo Imana yaravuze ngo umwana asuwe avuga ko ari ibinyoma babeshya urakoze rero birashoboka ko ari Ndahiro Valence Papi kwari kugira ngo atwike ariko ubwa Bowazi ubwe ntago atwiko nawe none se Valence we yabikuye he ntiyabikuye mu baturage none se nyine ariko nyine nubwo abaturage bo banabishyura ibyo bakabivuga nta kibazo ariko nanone Bowazi nawe ubwe nikarana agateguro nkuko nabikubwiye yewe ejo bundi nakurikiranye ikiganiro nkajya nsoma no muri comment z'abantu bakavuga ngo ese turizera nde tureke nde turizera ibya Claude cyangwa turizera ibyo Bowazi avuga Bowazi byo ariko reka nkubwire abantu bafite ikintu cyitwa dayimoni y'indambi ariyo mpamvu abakozi Imana ubwacu twirambiwe n'Imana igiye kuzaturambirwa ariyo mpamvu turi kwandavura ariyo mpamvu turi gutekuzo ariyo mpamvu turi kugirana amashari ariyo mpamvu n'uburozi buri kuzamo ariyo mpamvu umuntu agera mu rugo rw'umuntu agiye gusengera umuntu aho kugira ngo atumwe n'Imana asenge naho ubundi mu by'ukuri iyi minsi ni iminsi igoye ishyari ugasanga ryafashe umuntu ritumye umukozi Imana agambira kwica undi cyangwa inda nini gatuma twebwe ubwacu ugenda ukifata ukajya gupapira biriya bintu ugategura ibintu by'amapranka nari ko pranka ari z'abapagani ariko noneho no mu bahanuzi kuzanamo pranka byo biragatsindwa ugasanga umuntu araje Imana yambwiye kandi ejo abantu bakazavumbura ko cyari ikinyoma noneho umuntu akaza ati narabeshyaga naranyereye ururimi nakoze ibiki ururimi rwaranyereye mumbabarire ese niba umuntu aba yarapanze ikintu cy'ikinyoma abizi neza ko ari ikinyoma yapanze kandi nyuma akabazi neza ko ikinyoma kizagera kikavumburwa akongera akagaruka ati mumbabarire hoya urumva abantu nyine bo bakora ikintu umuntu akagikora azi ko ari mu mikino finali umuriro akawicanira aho yakageze ngo wicara wote ugasanga ivumbi ritangiye kuguruka batangiye kumusesengura batangiye kandi iyi mihanda iriho abanyabwenge banasesengura bazi kureba akantu ku kandi abahanga basomye ijambo abahanga bize mu by'isi mu by'ubumenyi bw'isi ubize nabi hano rero baragusesengura kandi nabo icyo bashaka ni ugucuruza none se ubu ngubu ni abantu basesenguye kuri Noheli ubu se bwageze igihe nawe ari kugerageza kugusebanya kandi agasebanya ari uko abonye ko ibyo byamaze kujya hanze kandi kiragiye Imana ishobora kugucira akayira nk'akayira buri uriya muhungu Imana yari imuciriye wakabura ubwenge wabura ubwenge Imana ikagukuraho amaboko yamara kugukuraho amaboko ugasigara wenyine uzi urugamba urwanye uri kumwe n'Imana irakurwanirira ariko urugamba urwanye uri wenyine uravunika ariko wenda reka tunafate ko hari igihe ibintu bitubatswe n'amaboko y'Imana akenshi bisenyuka vuba ko biba byubatswe ku musenyi cyangwa se twavuga ko biba byubatswe ku kinyoma ariyo mpamvu nakubwenga abakozi b'Imana twanze kuza ku mihanda tuvuga ubutumwa bwiza abisi bose bamenye Yesu tuza kugira ngo twamamare turye hiti
ariko sintekereza yuko ntawe utagira intege nke, umuntu wari wese yagira intege nke, ariko uburyo utwaramo intege nke zawe byibura ngo unavuga uti nubwo ndi umunyantege nke ariko basi ngerageze. Ikibazo kiriho gikomeye ntabwo abantu bari kwemerera ubunyantege nke bwabo. Ubundi ikibazo kiriho, ikibazo kiriho gikomeye, so ikiriho si uko wasambanye, tubwira abantu badukurikiranye, ikiriho si uko wanyweye izo nzoga, ahubwo uremera ko uri umunywanzoga, uremera ko wamanuye ipantaro igice cyose kikananirwa ugacumura, cyangwa uhagaze nko kuri wa muserebanya wihagazeho mu nzu, inzu irindi igurumana irindi ishya ukivuga. Rero mu yandi magambo icyo nshatse kubwira abantu bo ntibamenye ko ubundi hari ijambo rifasha riri muri Yohana 3:16 rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese tarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Ufite uwo mwana ngo abafite ubugingo. Ariko usanga abantu bose tugumye mu kirere cyitwa guca imanza. Ese uriya azajyayo, uriya azajya mu ijuru? Ntabwo ijuru rizajya mu mwadeperi. Umva, ntabwo ijuru rizajya mu mwadeperi, ijuru nizajya mu Gatolika, ijuru nizajya mu Musiramu, ijuru nizajya mu Zayoni n'ayandi madini yose, ahubwo rizajya mu wizeye Kristo umwami n'umukiza. Ari ikintu abantu bakomeza bakibaza, ni gute abantu bakomeje kuza kugaragaza amafuti y'abandi bo birengagije yo bakora. Kwa kundi Yesu yabwiye umuntu ngo ni gute ujya gutokora umugogo uri mu ijisho rya mugenzi wawe wirengagije uri mu ryawe, ugasanga urirengagiza umugogo uri mu jisho ryawe. Umukozi w'Imana, njyewe hari ikintu ndebaho, ntabwo njye ndeba ku gakeza k'umuntu. Abo twari tuzi ko batwerera imbuto nibo batugushije, abo twakekaga ko batahinduka nibo bahindutse. Umuntu wese yagwa, umuntu wese yasenya, umuntu wese yahura n'intambara. Rero ikibabaje gikomeye nuko usanga nyine keshi abantu keshi cyane baba bameze nk'abatuye mu ijuru kandi bari mu isi. Kandi nibutse abantu badukurikiranye, tubagaye gato mu mwuka, igihe kinini tugihora mu mubiri. Iwacu ni mu mubiri, ni mu isi y'umwijima igenderamo Satani iturwanya. Twe duhora tugwa Kristo tubyutsa, ariko keshi duhora twerekana ko abantu dukira. Ikindi kintu nanga mu buzima bwanjye, nanga urunuka, nanga abantu biyoberanya. Buriya nkunda indaya n'abantu b'abapagani nyine bakora ibyaha berura, kubera ko bityo mfite ubwoba ku bakozi Imana benshi bahora bavuga ko bakijijwe bagezeyo. Umunsi Imana ishobora kuvuga ntituzababone mu ijuru. Umuntu yabona inda iri hariya kwa generalist pepu. Hari abantu kenshi twanyaga tujya mu rusengero kera, ugasanga umuntu ngiye nakorera muri ADPR, ukabona umuntu araje yakwicira abandi afite menshi kwa general Yesu, kwa general kadayimoni bashye ugatokesha ngo katika yawe we, kubera ko umuntu yisukishije. Ntago agakiza kaba muri naturere, ntabwo kaba muri meshi, ahubwo agakiza kaba mu mutima. Uyu munsi wa none rero buri muntu wese yininire, arebe ko yera, arebe ko umwambaro utunganye. Wireba ko gakiza kabi cyane, wireba ko ka Samson, ahubwo ubwami bw'Imana muri we buracyarimo. Murakoze cyane. Hanyuma wenda tunagana ku musozo, ni iyihe message watambutsa cyane cyane ku bantu b'Imana bagiye bagaragara muri ibintu by'amaplanka byo gutegura, kandi wenda nyuma ikagaragara nibabireke. Ngiye naravuze ngo aho kugira ngo nzakora icyanjyana gereza, niba umuntu cyangwa se nze kuri kamera nje kwiba umuntu, nzabwiriza ubutumwa bwiza. Ikindi nibyanga nshaka ubuyede, nibyanga ko Imana niyanga abakora nyine izo filime, ngende umukozi Imana akina na filime kandi nta kintu bintwaye. Icyambere nuko ugomba gushakisha n'ubutumwa nanze kubaho abarokore tubategeye ibiganza. Uzi ko umuntu ugwa bitanakerwa gusebya,
umuntu ugwabitana akirirwa gukoresha nk'uwakuranguye ibyo nibyo bintu mazi igeze aha gushakiye akaba ari hakubonera ibeshye noneho uri no mu diaspora hanze ugeze he ko nakubuze yararerere byaba ngombwa agahita kuboroka ibyo nibyo nanze udufaranga abakozi b'Imana bahabwa nk'icukano cyangwa se nk'indonke ayaka tubivuge iki se impongano tumeze nk'impongano two kubashimira nubwo nanjye ndi kwikuramo two gushimira ati mukozi w'Imana Imana iguha umugisha akaguhereza ndongera muri bro akaguhereza ituro umva iri turo sinyeka ko aryo rituma abakozi b'Imana rimwe na rimwe bazima njyewe ikintu mpamya cyo nuko gutanga ituro si ikibazo ahubwo ikibazo ni umuntu uhawe ituro kandi njye mbwira abantu wenda n'ingaruka nzabivuga ikibazo usaga tsimereye yariye ahubwo ikibazo kiriho uremera ko uwo muntu uhaye ituro arazana andi mafaranga ikibazo si feriye yariye ahubwo rero yaza kurya karagafu atari butira kandi kibo mu gifu akandi gafu mu kibo byari ko ari ikibazo ahubwo ikibazo si ituro bahawe ahubwo we waritanze bafata icyuma ku munwa ntabwo uri busora andi magambo mabi yamigisha ukore ikabibikenyere ikabimiyonga ese wowe uririye cyangwa se wowe wahawe ituro urahereza agaciro wowe warihaye aguse umusengero wikwe ku mutima cyangwa no kumwirabika ukamuraba amasengesho ikindi abakozi b'Imana navuga n'abasengerwa bige nabo kwisengera ikindi bareke gusengesha abakozi b'Imana nka hari abakozi babo kozi Imana turabakozi b'Imana nyine ntabwo turabakozi b'abantu murakoze reka dusenge Imana wenda tuzagaruka mu kindi kiganiro tunahumuriza abantu tubabwire ko nta bapfira gushira abantu b'Imana baracyariho kandi n'abariya bagiye bagira intege nkeya twe kubacira imanza ngo tumere nkaho tubatabye ahubwo barushaho kubasengera Mana yacu Mana yera Mana ikomeye dusengeye umurimo wawe mu bakozi baguye bagaruke ku murimo abakristo nabo bananiwe bakomeje abacitse intege wongere bazure Haleluya koko kwiza kw'Imana kubabeho dukeneye guhembuka kandi tugahembuka rwose uri Imana tandukanye nesta ya binisani tandukanye n'abantu cobana natwe rero muri iki kiganiro kandi gishyigikire umuntu wese ukibona kimubera inkomezi kimukize kimukiriza ubugingo wakomerekejwe n'abantu mwomore watewe agahinda n'abantu yongera agaruke urakoze ndi wa Kristo urakoze rakarama amen Imana iguha umugisha